Bamporiki Aje ni umuntu mu buzima bwanjye mfata wenda nk'umuvandimwe wanjye nka papa wanjye nk'umubyeyi wanjye muri make. Inama yampaye zagiye zimfasha, ahubwo nanjye wenda navuga ko natunguwe, ntago nabitekerezaga, njye namufataga nk'icyitegererezo kuri njyewe, ariko numva yuko aramutse ababariwe nawe ababonye isomo byamufasha gukora neza kurushaho, ndumva yarusha nuko yakoraga neza mbere. Gusa Abanyarwanda bari kunyumva, abari kundeba bumve ko yamfashije, kandi kuba wenda ndi kumusabira wenda ku Mana no kuri perezida ngo wenda ibihano bye bigabanyuke cyangwa bikurweho yisubireho, nawe ntago ari ukubera ibyo yamfashije. Ndimo mbasha kumwandikira kuri WhatsApp tukavugana, ariko burya nkunda ko yaba sindi umushinjura cyaha cyangwa umushinjacyaha, ariko nkunze ko iyo tuganira arambwira buri kimwe cyose mubwiye ngo Imana nzi neza yuko itanyanga izamfasha. Wenda bimwe mujya kunda kukubwira muri iyi minsi n'ibiki? Ngewe hari igihe mwandikira numva mbabaye, hari n'igihe mba numva ari mbabaye kumurusha. Yes, reka tubasuze kandi tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye bya buri munsi hano ni kuri Iris TV. Shimira cyane abantu bose baduha ibitekerezo bitandukanye mu nkuru dukora, ndetse n'abadushyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ikaze abari muri za diaspora zitandukanye, abari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda, no kuvuga intara enye ndetse n'umujyi wa Kigali. Se muraho mumeze neza? Abari i Cyangugu, abari Gisenyi, abari mu Bugesera, mu bice byinshi bitandukanye by'igihugu murakomeye, izuba ribamere gute? Reka rero tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni Shado twishimiye kukiyobora mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Kuri kamera dufite Emilie ndetse n'indi timu tekinike irahi inyuma ku majwi. Bro, meze neza? Nta kibazo, meze neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Turakwakiriye kuri Iris TV. Nanjye murakoze kunyakira. Nitwa Isezerano Eric. Okay. Isezerano Eric, amakuru yawe iragenda? Amakuru yanjye biragenda nta kibazo. Urebye nyine nta kibazo mu buzima busanzwe. Okay. Uretse wenda nk'ikibazo naba numva mfite wenda cyaba kinyicaje aha nza kubabwira. Ariko ubundi urakomeye. Utuye hehe? Yanjye ntuye Bugesera Nyamata. Ni mu karere ka Bugesera ubwo. Okay, ni naho uvuka? Oya, ntago ariho mvuka, mbayo kubera akazi. Kubera ubuzima. Okay. Yes, nguyu ni Eric Isezerano, niwe tugiye kuganira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakwibaza kubera iki twahisemo kuganira na uyu munsi wa Eric. Eric rero ni umwe mu bantu bangaragarije ko ari umuvandimwe wa hafi wa Bamporiki Aje, cyangwa se buryo twese turabavandimwe nk'Abanyarwanda, ariko uburaza kudusobanura byinshi birambuye bitewe n'uburyo amufata we kubwe ku giti cye n'umubano bagiranye. So rero hari comment yigize gukora bituma nifuza ko umunsi twamuganiriza kugira ngo tumenye byinshi bitandukanye. Bamporiki Aje rero akaba ejo bundi yaritabye urukiko, ndetse bamusabira ibihano nakuvuga ko bikomeye bitavuzweho rumwe. Eric, mbere ya byose wenda reka tubanze turebe ese iyi comment nabonye ngo ku kiganiro nabona ari kwa Gentil Video, niwe wayikoze? Ni Gentil nari nakozeho comment. Wagaragaje amarangamutima yawe? Ako nubundi ndayafite n'ubu ngubu. Okay. Wenda turayigarukaho mu kandi ndaza kuyibasomera. Ariko ubundi Bamporiki Aje ni umuntu ki kuri wowe? Bamporiki Aje ni umuntu mu buzima bwanjye mfata wenda nk'umuvandimwe wanjye, nka papa wanjye, nk'umubyeyi wanjye muri make. Kubera yuko hari igihe ampa inama cyangwa se akaziduhera mu buryo bwinshi butandukanye, nanjye nkumviraho, ariko inama ze kenshi iyo nzikurikije birangira bingendekeye neza. Ariyo mpamvu izi saha numva ntishimye bitewe n'ibihano bamusabiye, usibye yuko na Nyagasani wenda hari ukubuka ashobora gushyiramo buryo wakoze icyaha kugira ngo wa mugani ubone ubirokotse, aba ari amahirwe na Nyagasani. Ariko nkatwe nk'abantu tuba twumva tumuhangayikiye bitewe na byinshi yakoreye igihugu,
byinshi yankoreye cyangwa se yakoreye n'undi, uburyo namubonaga, uburyo amfata. Ni wa muntu ushobora kwandikira cyangwa ukamuhamagara atazi nomero akagufata mukanavugana ku kibazo umubajije akagusubiza akakugira inama. Rero ikintu nashakaga kuba nakontaho, buriya iyo umucamanza amusabiye nk'imyaka 20, wenda amafaranga yo reka two kuyakontaho, hari igihe yatapfa kubura, ukareba n'akamaro yari afitiye igihugu. Burya wa mugani icyaha ni ngombwa ko umuntu ahanwa, ariko na mbere yo guhanwa ushobora kureba utese uno muntu tumuhannye imyaka 20, cyangwa se wenda agahabwa imbabazi, kuko perezida ajya zitanga, ahorana ukuboko kw'imbabazi, twese turabizi. Reka byose wajya tubihuza, tunahuza n'ikiganiro, no kugira ngo n'abadukurikiye baze gushaho gusobanukirwa no kunogerwa no kuryoherwa n'ikiganiro cyane rwose. Rero niyo mpamvu nyine nifuza ko ibi gahunda zacu tuzijyana neza ku murongo. Hanyuma ubundi Eric ni muntu ki mu buzima busanzwe, akora iki? Eric Isezerano afite kampani yitwa Isezerano kampani. Iyo kampani ipima ubutaka, kenshi cyane ikorera muri Bugesera, mu mirenge ya Bugesera hafi ya yose. Dupimamo ubutaka, niko kazi dukora, akenshi niko kadutunze. Muri make nibwo buzima bwanjye. Ndi umusore, nta mugore mfite. Ndumva rero akazi nkora ku bijyanye no kumenya n'abari kundeba, nako kazi nkora. Okay, good. None tujye twinjira neza kuri ino comment. Wenda no ku bantu batarayibonye no kwishyira mu kiganiro muri video mukaza kubireba, ariko waragize uti muzashishoze Bamporiki n'umuntu si marayika, yakora icyaha ariko wamufashe, wamutanze umushinja ibyaha n'umushinjura. Nanjye uvuga ibi twese twakosa, twanakora icyaha, gusa nzi neza ko ashobora gukora icyaha, ariko ibyo nibihanagure ibyiza amaze imyaka yose akora. Ikibi ndabibonye kigira ingaruka ako kanya, ikiza ingaruka ziratinda. Bamporiki Nyagasana kube hafi. Kagame Paul n'umufasha we, impuhwe imbabazi zanyu nimuzerekeze ku mugabo. Numvishe ikosa bwa mbere, mumbabarire ntafungwe, ndabasabye babyeyi. Uravuga ati nanitwa pe, uranivuga ati nitwa Isezerano, kiraho na nimero yawe. Hanyuma byaje gute, wabitekereje gute kugira ngo wandike ibintu nk'ibi, ndetse ukaba unakomeje urugamba rwo kuba wavuga ati nyamuna Abanyarwanda mu nyumve, abayobozi mutwumve, turacyamukeneye? Wowe byibuze ese wumva ikosa y'ibyaha yakoze gute? Mbese isa nk'ubibalansinga, wumve nawe bari wowe uhagaze mu mwanya wawe, icyo wumva wakora. Amahirwe wenda dufite nuko nawe ubwe wenda icyaha aracyemera, kandi burya iyo umuntu yemera no guhanwa, kandi uwemera aranababarirwa. Rero ngewe nkimara kubyumva nta n'ugwenda nabaga nakeka ko yanabikora, ariko wa mugani nibyo navuze haruguru, ntago ari marayika. Ubwo rero nkanjye ku giti cyanjye, ibi bintu impamvu nabikoze, ndi kumutakambira nk'uko undi wese yamutakambira. Nsaba perezida wa Repubulika aramutse anyumvishe, cyangwa se akazabona ko hari Abanyarwanda benshi bakimukeneye, hari inama rwose aduha zitwubaka. Nkanjye navuga ko nk'ubu ngubu ukomeze, hari igihe atari ko nari imeze mbere, ariko nkimara kuba navugana nawe, naganira nawe, inama yampaye zagiye zimfasha. Ahubwo nanjye wenda navuga ko natunguwe, ntago nabitekerezaga. Nge namufataga nk'icyitegererezo kuri ngewe, ariko numva yuko aramutse ababariwe, nawe ababonye isomo, byamufasha gukora neza kurushaho. Ndumva yarusha nuko yakoraga neza mbere. Wa mugani ikosa ribaho rikanakosorwa, ariko wenda bitewe n'amategeko yaba yo ku isi yose cyangwa mu gihugu, hari amategeko abihana. Ariko nanone ku bubasha bwa perezida wenda ahabwa n'amategeko, nzi neza yuko ashobora kumubabarira,
burya icyo cyaha wenda kirakaze ariko burya ntagaba kiba gikaze cyane. Burya icyaha nita ko gikaze cyane nubwo n'icyo ngicyo ntavuze ko wenda kidakaze. Burya wenda nk'icyaha kugambanira igihugu, kwica, ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo byaha. Burya nanjye niyo waba uri umuntu w'inshuti yanjye wakoze ibintu nk'ibyo wenda nanjye kukubabarira byangora. Ariko ndumva nka gutyo rwose yagiye amfasha, yafashije n'abandi cyane cyane nkonta ku nama ze. Saha izi ngizi mpagaze ahangaha nako nicaye niwe usa nkaho yubatse revo zanjye, urwego yagiye ava tugira inama ati wenda none Eric nago wenda wawe bivuga kubw'amarangamutima yawe, kubwo wamufataga nk'umuvandimwe, kubwo yari umuvandimwe wawe, kubw'inama nyine nk'uko yagufashije kwiyubaka mu buzima bwawe, ariko ukirengagiza inyungu rusange z'Abanyarwanda, idindira ry'iterambere wenda byaba byaraturutse ku byabaye. Niki wabivugaho? Burya nanjye nubwo nkiri umusore nshobora kubyara umwana, kandi umwana ntago yakosa ngo mute cyangwa muhane mukomeretse. Wenda hari ukuntu unyuzaho umuntu akanyafu, burya ukamubwira ati ntuzongere, ukagerageza. Ariko ndumva impamvu ndi kubivuga ni ubwa mbere bibaye nibwo mbimenye, keretse wenda nimba hari ibindi wenda naba ntazi. Ariko burya iyo ukoze icyaha bwa mbere, ubundi nzi ko na perezida w'igihugu cyacu ajya babwira ati ndabagoragoza. Wenda namugoragoze ariko nzi ko namugoragoza azagororoka akaba umuntu ubikora kuruta uko yabikoraga. Naho ubundi amarangamutima ye ndayahorana, kuko na mbere y'ibi mporana amarangamutima kuri we, kubera yuko hari uburyo mufatamo wenda ntabasha gusobanura, kandi warabizi. Turandikiranwa, turavugana, turaganira, nkamuhumuriza kandi nkamusabira ku Mana. Nzi ko Imana imuri hafi rwose, kandi nzi neza yuko iki gihugu turimo ni igihugu cyiza cyumva usabye imbabazi akikosora. Iyo wikosoye ibintu bikajya ku murongo, hari igihe birangira bigenze neza. Ubwo rero nk'iyo mugani wumva afite umwuka ki kuri we, afite confession kwicuza, nyine ari ukuntu umuntu pastor niwe muziranye, ari ukuntu yumvamo ibyo bintu. Mbasha kumwandikira kuri WhatsApp tukavugana. Ariko burya nkunda ko yaba sindi umushinjuracyaha cyangwa umushinjacyaha, ariko nkunze ko iyo tuganira arambwira buri kimwe cyose mubwiye ngo Imana nzi neza yuko itanyanga izamfasha. Kandi n'ubundi nanjye naramubwiye, naramwandikiye ndamubwira ngo ntago Imana yakwirengagiza. Icyaha wakoze wenda ni icyaha gihanwa n'amategeko, ariko nzi neza yuko ibintu bigiwemo n'Imana bigenda neza. kandi nzi neza yuko n'umukuru w'igihugu perezida Kagame ashobora kuba ari nkabwo bwa mbere wenda mwumvisheho ikosa. Kuko rwose natwe byaradutunguye, twabyiyumvishije nyuma, byatangajwe mbere twabanjije kugira ngo ni ibintu by'ibihuha. Ariko nzi neza yuko mu mutima wanjye ibi bintu muzabimbaze, ariko nzi neza yuko Imana izamuba hafi, bizagenda neza. Wegeza mikoro hejuru gatoya yego kugira ngo amajwi yawe abashaho kugera ku bantu neza. So mu by'ukuri nibyo Edouard Bamporiki yari umugabo ngira ngo ubana cyane, bana n'abantu benshi, ufasha urubyiruko, utanga inama yaba no kuri social media ze zagiye zigira impact nini cyane mu guhindura uburyo cy'urubyiruko rufatamo ikinyarwanda no kurushaho kuba interested bitewe n'amagambo yanditse. Nayo ubwanjye ndibuka umunsi umwe igihe twari tugiye gushinga club ya patriotisme yo gukunda igihugu perezida 2017, n'umuntu nandikiye yanyumva vuba ndetse yavuga ati niteguye kubashyigikira. Ngira ngo sinzi niba byibuka akuri iki kiganiro ashobora kubyibuka, nagakunze kwibagira. Umuntu abantu benshi baprochinze ashobora kubyumva, nubwo wenda tutakwirengagiza ko abari hagarariye inyungu rusange z'abaturage, bityo ikosa rimwe ryabo wenda rishobora kugira ingaruka ku Banyarwanda cyangwa se mu nyungu rusange z'abaturage muri rusange. Ari nayo mpamvu usanga rimwe na rimwe ikintu kibaye nk'icyo usanga bikomeye. Gusa nk'uko bivuga nta udakosa wese ushobora umuntu ushobora kuba ntiba undi ukaba ariko ukaba usenya, ushobora kuba udasenya ukaba ukora ibindi bintu bibi bitandukanye. Twese turi abantu. Hanyuma rero noneho tugarutse ku giti cyawe,
ku giti cyawe rwose n'ibiki ABCD rimwe kabiri gatatu ushobora kuvuga ngo njyewe yamfasha ibi kandi yabimfashije nk'umunyarwanda nk'umuturarwanda nta zindi nyungu zindi mbese nk'ubuhamya wamutangaho. ni ukuvuga ngo ngewe nk'uburyo Bamporiki navuga yamfashijemo uburyo yamfashijemo wenda ku giti cyanjye hari ibyo mfite wenda nko ku mutima wanjye ariko by'umwihariko uburyo yagiye amfashamo wenda hari inama yampaga akanaziha abandi ariko wenda ngiye nkagerageza kuzumva vuba bitewe n'uko hari uburyo nanjye namwiyumvagamo ariko ikintu gitumye mpagarara hano ni uko ari mu bantu b'abayobozi mu Rwanda babasha kwiyegeranya n'abaturage. Ni wa muntu ushobora kukunyuraho uri kunyagirwa akagukira mu modoka akagutwara atavuze ngo wenda urayishyiramo icyondo cyangwa uragira ute. N'ubu ngubu impamvu mpagaze hano ni uko nzi neza ko uriya mugabo n'ibyo nge yaba atarankoreye hari bagenzi banjye aba yabikoreye. Wenda badufashe kutubwira yafashije iki bikeya. Ni ukuvuga ngo ngewe muri biki ntago ari bike yagiye amfasha. Nagiraga ikibazo nkamubwira ni ngewe hari igihe nigeze kujya mwandikira bwa mbere tumenyana mbona na nomero ze yari ataramenya wenda ngo ndinde ndamwandikira mubwira ikibazo mfite angiriye inama kandi byaje kugenda neza. Ubwo rero niyo mpamvu mushimira yatangiye kungira inama atanzi ntago namuhamagaye nga nkupe cyangwa agira ate nk'abandi bakomeye bakupa amatelefone. Yagiye antera intambwe mu buryo butandukanye. Ubu ngubu nubwo nitwe Rike wenda isezerano mfite kampani yitwa Isezerano kampani ipima ubutaka mu gihugu hose rwose ahantu hose turahakorera dupima ubutaka. Muri make umuntu rwose adukeneye wenda naza no kumuha nomero zacu yadushakaho akeneye gupimisha ubutaka. Umuntu wese ushaka serivisi z'ubutaka mu gihugu ariko cyane cyane muri Bugesera ashobora nko kuduhamagara kuri 078 92 95 608 cyangwa se 078 62 60 757. Hanyuma nitubihuza n'ibijyanye wenda niyo kampani yabyo yagufashije mu buryo bumvikana. Ni ukuvuga ngo hari ibintu umuntu agufasha akenshi ngiye sinkunze hari igihe uba umuntu agufasha ikintu ukumva ntiwanagishyira mu itangazamakuru bitewe n'uko nabonye nta nubwo akunze kuba yafasha umuntu ngo abivuge. Niko nabibonye nanjye rero reka mbyubahirize gusa Abanyarwanda bari kunyumva abari kundeba bumve ko yamfashije kandi kuba wenda ndi kumusabira wenda ku Mana no kuri perezida ngo wenda ibihano bye bigabanyuke cyangwa bikurweho yisubireho nawe ntago ari ukubera ibyo yamfashije. Ngewe natangiye kuba namukunda nta n'icyo aramfasha bitewe n'uko namubonaga yaba kuri interinete. Ni umuntu ukunda gufasha urubyiruko akarugira inama ukabona ibintu byo aba hafi urubyiruko usanga nyine tuba turi kumwe iteka ryose. Urumva ari ibyo rwose kenshi namuvugaho ibindi wenda we turabyivuganira. Uri wamusura kuva oya wenda sindamusura ariko ari mu bantu tuvugana cyane. Okay. Wenda ako nzamusura. Hari ukuntu umuntu yari mu bibazo akareba nzamusura vuba ahubwo bidatinze. Okay, ni byiza cyane. Ariko hari ukuntu umuntu yari mu bibazo yaguriwe n'ibibazo nk'ibyo bikomeye usanga hari amagambo bakunda gukoresha ariko no mu buryo bwo kugira ngo agukomeze anakugira inama cyangwa se anaguhe n'iki cyizere cy'uko bishobora kugenda neza. Wenda bimwe mu byo akunda kukubwira muri iyi minsi n'ibiki. Ngewe hari igihe mwandikira numva mbabaye hari n'igihe mba numva ari mbabaye kumurusha we akaba ari umpumuriza ngo ni impumure ngo Imana imuri hafi nkamwandikira kansubiza ati rwose humura wigira ikibazo Imana izamfasha igihugu kizamfasha. Ntago nakoze ikibi gikomeye cyane ku buryo nahita nciteka ku buryo mpitamba umuntu mubi. Hari byinshi aba yarakoze byiza ariko burya ikibi gikuba ibyiza inshuro 1000 kuko umuntu wenda ushobora kumukorera ibyiza n'urugero ndi gutanga 1000 ugakora ikibi kimwe
mugahita mutandukana ntimuzongere no kuvugana burya ikintu kibi nyine kirakomera ni nayo mpamvu nicaye hano turi kuvugana nawe Jado nk'ibi iyo bitaba ntabwo hari igihe tutari kuba turi kumwe ariko nawe abibone kandi ku mutima kabisa. Kuri social media hari igihe hajya haza abantu nk'uko ugasanga yitiriye ibintu agize gute na gutya, wowe waduha garanti iki ko bamuriki muvugana cyangwa se ibyo tubwira byose bihura n'ukuri? Kuko kuri social media usanga abantu benshi baratakaje icyizere, ugasanga umuntu araza muri comment avuga ati sha mutipe arashaka kwiyamamarira kubw'ibyago by'umuvandimwe, arashaka kugira gutya ABCD. Wa granting abantu gute ko ubu wenda Bamporiki hari ibyo nshobora kumuvugaho ngiye turanavugana, nshobora no gufata phone nkakubwira nti dore wenda turaganira, si ngombwa ngo byose ubibone ariko wenda nko kuri WhatsApp ukabonaho biki, sinangombwa wenda ngo ngire gutya babone nomero zenda mu itangazamakuru, nta nubwo ari ugushaka kumwamamariraho sibyo, ahubwo burya ngewe ikintu cyatumye nza hano muri make nukugira ngo byibura tumusabire imbabazi, nimba zisaba natwe nk'Abanyarwanda dukomeze tumube hafi, naho ubundi ntago wakwifuza kwamamarira ku muntu ufite ibibazo. Gusa warabizi arabizi turavuga, ntago najya kuba ngo wenda ngo ndi mu buzima bwe cyane ariko muri buke ndimo ku giti cyanjye numva mpangayitse kubera ikibazo afite. Berera ibyaha bibaye ari wowe uri muri izo nshingano n'icyo wakora? Ari nkanjye mfite ububasha bwatuma afungwa cyangwa se afungura, hari inama ngewe namuha nkamuganiriza, namara kumuganiriza wenda nkamubwira nti jya mu rugo iwawe, wenda nshobora kumubwira nk'umwaka umwe cyangwa ibiri ube witekerezaho, nabona yaritekerejeho mbonye n'uburyo burya hari umuntu ukuntu umuntu areba undi akavuga ati bitewe n'ibyari byamubayeho buriya byaramucitse cyangwa se nibwo bwa mbere yari abikoze, ariko mpamya ko n'impamvu yafashwe yari ari kubyiga. Umwiga arafatwa, iyo aba abimenyereye ntiyari gufatwa, buriya ntago ari we ubikora gusa n'abandi barabikora, ahubwo we ntabyo azi, yaracitswe. Uti namugira inama nkamubwira ati fata igihe witekerezo, tuvuge mu gihugu cy'Abanyarwanda miliyoni 13 habaye harimo wenda nk'abantu bari muri serivisi za zitandukanye bagera kuri miliyoni, bose bahuriye kuri icyo cyaha, bose wabakorera nk'ibyo? Oya, wenda tuvuge ko harimo abandi benshi nkaho urumva rimwe kuba ari we ndi gukontaho, saizi ntago ari we uri mu rukiko azira ruswa gusa, nanjye hari impamvu nyine ubwo ndi kumukontaho. Abo bandi nabo ubwo hari uburyo naba mbazimo cyangwa se nkabanza nkaganira nabo, ese wabitewe n'iki, bimeze gute, mbere yo guca urubanza ubanza kumva umuntu. Ntago burya ntuzabona umuntu wenda ngakoze iki utazi impamvu yakimuteye, burya ubanza kumenya impamvu ukabona gufata umwanzuro. Naho ubundi ari ukuvuga ngo wenda abantu miliyoni muri miliyoni 14 miliyoni yakoze icyo cyaha nabigenzane, byanga binoga bashobora kujya mu rukiko bamwe na bamwe, cyangwa se tukareba uyu muntu nubwo yabikoze ari guca bugufi, ari gusaba imbabazi katazongera, bitewe burya n'amarangamutima ntahadakora no mu rukiko arakora, kandi nzi ko ahabwa agaciro. Ubwo rero nanjye kuri Bamporiki wenda ntacyo navuga, ariko ku giti cyanjye nk'uko warumbajije ari ngewe uca urubanza rwa nyuma, ntago namufunga rwose, ntago nakubeshya, ntago wumva ko byatanga nk'umuntu ubuzwi na society izwi n'igihugu cyose, ntago wumva ko byaba ari nk'urugero rubi ku giti cyawe? Wenda nakubwiye ngo hagarare hagati y'impande zombi, urwane n'amarangamutima yawe n'ibyo kubwe byagukoreye n'uburyo mubanye, ariko noneho tunabihuze n'inyungu rusange zawe yarahagarariye. Ariko nanone ibyo ngiye kubikora ntago nareba ngo rubanda baravuga iki cyangwa se biragenda gute. Sahizi ngizi nk'ubu ngubu impamvu bimeze gutya nuko ari umuntu uzwi, nuko ari umuyobozi, hari umuturage hasi we utari no kuvugwa, kandi wenda wanababariwe kamemo bitateye ikibazo. Impamvu burya iyo uzwi n'akantu gato kaba kanini.
ariko nyine nyagasana amufashe perezida wa repubulika rwose amube hafi nawe nimbe nta yandi makosa yaramuziho amufashe muri make nicyo kintu ngiye namusaba. Okay. Aha. Noneho uramutse nkuhagaze mu izina rye nicyo wabwira nk'abanyarwanda tuvuge ko uri mu izina rya kakana. Ndi mu izina rye ikintu nabwira abanyarwanda nababwira nti uyu mugabo Bamporiki tugiye kumuha imbabazi bitewe nuko hari ibintu bishobora kuzava ku murongo bitewe nuko yaba atari muri sosiyete nyarwanda. Buryo umuntu afunzwe tumubara nk'aho abadahari kuko hari ubanza kureba ku nyungu rusange. Buriya perezida areba ku nyungu rusange. Bivuze ngo ari umuntu abaye adahari se byakwangirika benshi. Hari inama baramusese witabye Imana nubwo nawe ubifuriza byagenda bite? Hoya ntago ibyo ngibyo wenda byo nta wabyifuza nta n'uwabikora ariko nukuvuga ngo mbere yo gufunga umuntu ushobora kureba inyungu. Ese ku nyungu z'igihugu uno muntu nafungwa imyaka 20 ese yaramariye iki gihugu nubwo yakoze icyaha? Bijya binabaho rwose n'umuntu yakoze icyaha gikomeye cyane njya mbyumva mu bindi bihugu ariko bakareba bagasanga aramutse afunzwe hari abantu bahita baba imizigo ya leta. Hari rwose nk'aba mu bindi bihugu ho nk'umuntu akora icyaha gikomeye bakaba bati yafunzwe wenda uruganda rwe rwahagarara ugasanga abantu bakoragamo barashonje baba muzigo kuri leta. Gusa nanone ntago twakomeza ngo abanyabyaha bagahanwe ngo hatagira abahomba ariko burya guhana nibyo ariko ubanza kugoragoza ukareba byakwanga ugahana. Okay. So nuko bimeze rero uyu muvandimwe turi kumwe uyu munsi kubwo yaje kutugaragariza amarangamutima ye nabyo ni byiza kumwakira ni byiza tukumva icyo atekereza n'icyo asaba abanyarwanda n'icyo asaba inzego zibishinzwe z'ubuyobozi kuko twe turi igitangazamakuru gihurubuga buri wese yawubabaye wishimye unezerewe ndetse n'ufite n'ibindi byinshi byiza asangiza abanyarwanda bose tubaha urubuga kugira ngo turusheho kuganira. Niyo mpamvu rero tugufite ariko turi niba wenda nta bundi butumwa bwihariye cyangwa se ibindi bintu bidasanzwe ubona wamuvugaho ngira ngo mukaya turasubgana ku musozo. Rwose nta kibazo ubutumwa namuha rwose n'abandi tuba turi kumwe abanyarwanda hafi ya twese yumve ko tumuri hafi kandi umuntu ufite abantu kenshi abantu hari igihe bagufasha akomeze yihangane ntago ndurukika ibyo navuga ntago byakirwa mu bikorwa biramutse mbivuga bigashyirwa mu bikorwa navuga ko yababarirwa ubwo urukiko ruzakora ibyarwo ariko na perezida w'igihugu nzi neza yuko ari itegeko rimwemerera gutanga imbabazi azakore mu kebo k'imbabazi ze rwose ikiganza agishyire kuri Bamporiki nawe amuha imbabazi. Nicyo kintu namusaba rwose perezida mu buzima bwanjye nicyo kintu yakora nkumva nanjye ndishimye nta bindi birenze musaba amfashije akarekura Bamporiki ku mbabazi kuko impamvu byitwa imbabazi nyine abayakoze icyaha akamubabarira byadushimisha kandi ndumva nawe rwose yakwisubiraho ndumva ubutumwa mufite ari ubwo ngubwo. Okay. So nuko bimeze rero ndikumva niba nta bindi twagoye umwanya uhagije ndetse n'ubutumwa bwamugezeho personally hari n'abandi wenda babwumvise baraduha comments zitandukanye buri wese afite uko agiye abana n'umuntu n'uburyo agenda amufata byanga bikunze isi nuko iteye ni balance arabagufata neza aragufata nabi arabuhemukira nawe udahemukira ushobora kuba ndi kumuvuga neza mu bikari hari abari kumuvuga nabi isi niko yubatse kandi tugomba kuyibaho gutya. Yes. Gusa ikiruta nuko yasavinze igihugu yakoze byinshi kandi byari bifitiye inyungu igihugu n'abanyarwanda muri rusange nubwo wenda ari icyaha kiba cyabaye umunsi umwe remera ko abantu barakosa byo nkuko babivuze iyo atari icyaha cyagize uremere ukomeye cyane birashoboka yuko abantu bashobora kubiganiraho. So nuko bimeze Eric. Sawa rwose thanks Imana imube hafi imufashe muri byose Bamporiki rwose kandi nzi ko n'igihugu kitamwanga
kizakora igishoboka. Okay. Reka tugushimire rero ndetse tunashimire Emilie wadufashije kuri kamera mu buryo bwo kuyobora ikiganiro dutushime ngira ngo mwamwumvise ni Eric Sezerano niwe navuga ko ukomeje urugamba rwo kuvuga ngo agaragaza ibyiza muri cyakoze yakoreye abantu yamukoreye ku giti cye. Rero uko bujyanye na kose reka dutegereze urukiko narwo ruri tayari n'abakushinzwe gutanga imbabazi bari tayari byose bihuza nuko situation imeze. Reka tubashimire mwese mwadukurikiye mu kiganiro mukomeze mukande subscribe hasi kugira ngo twongere umubare w'abadukurikira n'iby'agaciro gakomeye cyane. Bye bye. Bye bye.